Bakunzi ba Kigali Love Zone, twongeye kugaruka nk'ibisanzwe ni Clemence. Turabakunda cyane, natwe turabizi ko mudukunda cyane. Uyu munsi tubafitiye inama nziza, kugira inama abadamu bubatse, kugira inama abagabo bubatse, guhugurana. Bakobwa namwe mwitegura kurushinga, ahubwo namwe mwitegura kurusinga, yewe namwe murumazemo iminsi, twese inama ziba zitureba kandi ni ngombwa kugira ngo tuzumve. Kigali Love Zone rero dufite umuti ukuraho insya, incakwaha ndetse n'ubwanwa witwa waxing. Kigali Love Zone dufite urubohero urwo bita guca imyeyo y'abadamu cyangwa se gukuna, icyo bita imishino. Kigali Love Zone tubafitiye ibyiza byinshi. Kigali Love Zone dukora sauna massage, home massage. Ni iby'ingenzi kuri buri wese. Kigali Love Zone rero urumva tubafitiye ibintu byiza cyane, ku buryo hahandi ho nawe uri wese uko ungana kose mu bushobozi bwawe wisangamo. Kigali Love Zone rero ni karibu cyane rwose, tubakorere massage, home massage. Ni biremewe cyane, ni iby'ingenzi kandi tugomba kujya tubafasha nk'uko twabyiyemeje. Niyo mpamvu tugomba kujya tubafasha. Uyu munsi rero tugiye kugira inama umupapa umwe, deja ameze nk'aho akiri umusore, aracyari umujene mariye. Akoze mariage, amaze amezi 7 ntaranabyara, ariko afite impungenge mu rugo rwe umugore we atabasha kuzuza inshingano ze. Aragira ati, njye n'umugore wanjye dukodesha mu gipangu kirimo abantu benshi. Nijoro umugore wanjye anyara mu kadobo ndetse no kukitumamo akaba yakaninyamo. Aragira ati, mu gitondo ibyo byose narabyihanganiye byose. Akagira ati, mu gitondo abyuka yirukanka cyangwa se yihuta bitewe no kubyuka kwiwe. Afite amasaha ashobora kubyukira, ugasanga mu gipangu babyutse, akabura uko asohora ako kadobo. Akagira ati, singomba kugasohora ako kadobo, ndagira gute ndakamena ku mugoroba. Uwo ni umwanda urenze n'umwanda. Ese kuki wagize isoni zifata zikakarinyamo? Kuki utagize isoni? Kuki wagize isoni zigasohora? Kuki utagize isoni zifata ngo ukicareho ukanyemo? Ntaranarakara cyangwa se ntaranatongana, ntaravuga ku bagore b'abanyamwanda, no mu cyumba cyawe mbere na mbere ugomba kujya mu bintu bya mbere byose ukoraho isuku. Nubwo yaba ari mu gikoni, nubwo yaba ari muri salo, ubundi mu buzima umuntu ahera mu cyumba cye. Akagira ati, mu nzu ibyombo bituma urusazi, bituma ukabona harimo utuntu dutumagurika, kwa kurunda ibyombo mu kibasi akamenamo n'amazi. Amasahani iyo udafite umwanya wo kuyoza, iyo udafite umwanzuro wo gufata cyangwa se wumva ufite akanya gakeya, ntabwo umenamo amazi. N'ubundi uyarekera mu ibafu ukayubikamo, ariko ntumenemo amazi, kuko iyo umenyemo amazi biranuka, bigatuza, bikaba byagera no muri salo. Mugore ugira defo yo gutumbika ibyombo, gutumbika imyenda, kunyara mu kadobo ntugasohore ako kadobo, tekereza umwana w'imyaka 2 iyo yanyaye mu buriri ukuntu haba hatuza. Imagine nawe mukuru mu inkari zawe nk'umuntu mukuru, zimaze amasaha 12 zikarenza ayandi 12, zigasanga amasaha 24 yarenze mu nzu. Badamu mufite umwanda, badamu mugira iyo ngeso. Ese ubundi umugabo wamubyukije akaguherekeza, ntabwo yaguherekeza utanyaye muri ako kadobo? Unyaye mu kadobo, uri umukecuru basutana, wenda abakecuru bo nabemerera, uri umukecuru utabasha guhaguruka ngo agende, ku buryo wenda yagera no mu muryango yinyariye. Uri umwana se usinzira akarota ari kunyara, agashibuka akajya kunyara mu kadobo ari uko yanyaye no ku buriri.
nta mugore w'umugabo cyangwa se umugore uzi ubwenge ujijutse ukunyara mu kadobo. Wanakanyaramo bitewe na karitsiye mutuye. Hari igihe muba mutuye muri karitsiye ibamo ibisambo, ugira uti batazaniga batazantera icyuma, ariko mu rukerera rwa 11 ukaba wavuyeyo kukamena ukagaruka ukaryama. Kandi ubu mu rukerera 11 urabyuka ukasubira ukajya mu kadobo ukanyara ugasubira ukaryama. Wakabaye ugasohora wakageza hanze ukagakorera isuku yako, ukakubika nimba ari muri toilette cyangwa ari hejuru ya toilette, cyangwa so ukagarura mu nzu ukakamenamo utuzi ukamenamo omo. Ibyo ngibyo nabyo byarakunaniye, ibitotsi byakubereye karande mu mwanda wawe. Ubu wasanga urara unakarabye, waba utakoze imibonano mpuzabitsina n'umugore n'umugabo bijyanye nk'umugore n'umugabo, warangiza ukabyuka ugatawaza mu gitsina no mu kwaha, ukambara bakabona inzobe wakubisemo igikwembe cyangwa kubisemo ipantaro n'umupira, ngo umugore ni uyu nguyu, ikibuno ni iki ngiki arazunguje, kumbi kiri inyuma y'umwanda. Hanze aha dufite abagore mufite umwanda, kandi uriya mwanda wanyu ni w'abagabo banyu. Urukundo rugenda rugabanyuka gake gake. Reba urugero rwa mbere, wa mugore we umaranye n'umugabo wawe amezi 7, aragira ati natangiye kumugabanyiriza urukundo rwanjye rugenda rushira gake gake. Nawe ubwawe niba uniyumva, wiyumve umenye ko ari wowe. Niba ubizi neza ko mumaranye amezi 7 mukaba mwarihaye imyaka 2 yuko ari cyo gihe muzabyarira, ese noneho niba unya mu kadobo kagasiga mu nzu, numara kubyara umwana amabyi y'umwana uzajya yasiga munsi y'igitanda. Niba nta n'igitanda mugira, uzajya uterura matera ushyire ku musego, utangire usegura umugabo amabyi y'umwana. Niba usiga ibyombo binuka mu nzu, ako kadobo gasiga kanuka, urabizi neza ko uri bugiye n'umugabo wagiye inzu yirirwa ikinze. Yewe niyo inzu yaba imeze neza, wibuke neza inzu yirirwa ikinze iba ifitemo akantu kameze nk'agahuyu, Utekereza ko niba leta ubwayo cyangwa se natwe abaturage twifatira umwanzuro wo kuba twabyuka mu gitondo tugakingura amadirishya tugakuraho amarido, karibonike igasohoka, oxygen ikinzira, niba ubizi neza ko karibonike mu nzu yawe irimo, kandi ukaba ubizi neza ko n'ubundi ikinze, uratekereza ko nuza gufungura odeur uri busange mariye? Ese buri munsi ufite amacupa angahe ya parufe yo gutera muri iyo nzu yawe? Buri munsi uzajya uteramo amawudi kugira ngo inzu ihumure? Bagore mugira umwanda, bagore mutazi koga imibiri yanyu, bagore mutazi koga ibirenge byanyu binuka, bagore mutazi koga mu kwaha, umugore akagucaho kumva aranuka aratuza, wararanye n'umugabo mwaryamanye amasupanu, ntuzi kwitawaza ngo wafashe agatambaro wihanaguye. Buriya amazi ni ingenzi, amazi ni ingenzi, akuraho imyanda yose, agakuraho imikosho, urumva? Noneho dore rero abagore aho babera ibigoryi, uryamanye n'umugabo wawe mukoze sexe, munyazanyije ku ishuka, ishuka urayiteruye iteretse mu ibasi ngo haye umukoza kumesera. Ese ubundi ejo ubuze urubyaro utekereza ko ari wowe utaba warabyikoreye? Mwabagore mugomba kwiga isuku, mwarangiza mukiga n'indangagaciro ya kidamu. Mudamu umaze amezi 7 utaga kadobo mu nzu k'inkari, ugata ibyombo mu nzu byaboze, munsi y'intebe iwawe ngubu habaye icukiro, yahabayeho umwana ataraza, ntaravuka, ntarakambakamba, ntaratangira kugenda nyagagura ahantu hose. Ubu nakura n'umubyara azajya atangira nye mu ntebe, ayasige mu ntebe yose, nurangiza uzana kogesha wanagureho. Ejo umushitsi naza yicareho yambaye ipantaro y'umweru yare ahaguruke yabaye jaune,
ubundi se madamu cyangwa se wa mugore we wifata ubwawe ukifata ukagira umwanda ukiri umugeni, uratekereza neza ko uzagira isuku ryari? Wabyaye wakoze iki? Nta sabune wabuze, nta omo wabuze, nta n'amazi wabuze. Ni igiki gituma utagira isuku? Gusa pe ndakumenyesha, ndagushishikariza kumenya ubwiza bw'indangagaciro bw'umugore. Umudamu wa nyawe rero, waba waraye woze, waba utaraye woze, waba warayikoze imibonano, waba waraye utayikoze, ubundi umudamu wa nyawe agomba koga mu gitondo akajya ku kazi, yava ku kazi mbere y'ibyo ajya gukora, niyo byaba ari byo mu gikoni, kuko urabanza ugakaraba intoki neza n'amazi n'isabune, ukagenda ugatunganya ibyo mu gikoni. Wamara kubitunganya, kuko wabitunganyije mu isuku yawe, wamara kubitunganya ugahita ufata igitenge cyangwa se isume bitewe n'icyo wogeramo cyangwa agashabazi, ukajya muri dushe, ukaza ku meza n'umugabo wawe ufite oderi nziza, utamunukira ya myotsi, ufite ubwiza bw'ubunyaburanga. Niba wisiga bya biruja revure, bya bitiro, ngo nibwo bwiza bw'abadamu, yose nakubwira, gusa ababikunda enjoy. Icyambere na mbere ugomba kumenya nuko ugomba kugaburira umugabo wawe biryo byiza biteguye kandi bisukuye. Umugabo wawe akicara mu ntebe imeze neza, isa neza, umugabo wawe akinjira mu cyumba noneho cyo kikaba agahebuzo kurusha ibindi byose. Ubusuzoza isahane uhubagurika, uyikubite, numara kuyikubita nta na suvese ushyizeho, niho handi uhita ushyiraho ingutiya zawe cyangwa igitenge cyawe, ugahita uhanaguza isahane, ukaza ugaterekera umugabo wawe imbere yawe isahane kwe ngo agiye kurya. Badamu mufite isuku nkeya muri ahangaha, ndabizi rwose ko muhari, ndabizi neza ko muhari. Please dukora massage nziza, ntabwo location y'ahantu dukorera rwose uzamutse mu Bugesera hafi aho ngaho, namubwiye ngo nanga isa mpamagara Inyamata neza mu Bugesera twagukorera kabisa. Urakoze kandi turabashimira abantu bose tubakoraho rikaka. Ukeneye massage, please, ukeneye massage, dukora massage y'ubwoko bwose ku giciro cyiza, tugane. Urwaye imitsi, ufite amavunane, ikintu cyose ukeneye kuri massage, sauna, please